Inshuti mpirimbanyi basangirangendo mwese aho muri mu bihande bitandukanye by'iyi si, nongeye gushaka gufata aka kanya kugira ngo ndebe ko twaganira twarushaho kumvikanisha ibitekerezo byatuma twaheraho twubaka umushinga. Nibwira ko ukenewe umushinga wo wafasha abanyarwanda kuva mu kaga turimo. Nk'uko nabitangiye babwira tuvuga tuti igihugu cyiza twifuza, ni ukuvuga ngo ni ibintu tuba tugomba guhora dutekerezaho twibaza aho dushaka kugana. Nibyo navuga ngo ahantu twifuza ni hehe. Ni ikintu kiba gisaba kugira ngo tube dufite tumaze gufata icyerekezo tuvuga tuti aho dushaka kugana ni aha, kuko igihe ibibazo twaba tutabifite mu ntekerezo zacu uko bwije uko bukeye, ngo turusheho kureba icyakorwa kugira ngo turebe uburyo twava mu bibazo turimo, akaga tumazemo imyaka myinshi, ndetse tuba twanatekereza no kuba twashyiraho imikorere yatuma igihe cyose n'ibihe bindi bizakurikiraho twaba tumeze neza, dutuje, dufite ubwisanzure, buri muntu wese yishyira akizana. Ibyo ni ikintu kiba kigomba kubakwa, ntabwo ari ibintu byikora gusa gutya, ahubwo ni uko abantu baba bamaze babishyizemo intekerezo, bafashe umwanya wo kubitekerezaho, bubaka sisitemu cyangwa kuvuga bati ibi ni byo bikwiriye, kuko bakumye kubereka yuko hari bimwe mu bibazo bitashobora kuba byakemuka, kubera ko rimwe na rimwe tuba twafashe ibibazo ntitubifate mu buremere bwabyo, cyangwa se ngo tubyumve twimbitse ngo turebe neza neza aho ikibazo kiri nyamukuru. Kuko ibibazo burya byose burya usanga biba bifite ahantu bishamikiye, biba bisaba kugira ngo ugende ugere kuri hahandi cya kibazo nyamukuru, cya kindi gikurura ibindi byose, aricyo ushyiraho umwanya munini wo ukishyiraho imbaraga, maze noneho urebe uburyo ugiha igisubizo nyacyo. Iyo umaze kubona igisubizo nyacyo, n'ibindi bikurikiraho bigenda mu buryo nyabwo. Ibyo rero ni ukuvuga ngo hari icyo twita analize kozari, ni ukuvuga ngo ugomba kugenda ukajya kureba nyirabayazana, icyatumye ibyo bintu biba, noneho icyo gihe niho uba ugiye gushaka igisubizo cy'icyo bintu, Imana byongere byose ukaba urabifunze. Nagumye kubabwira yuko ubwo impinduka ziba zabaho, izo mpinduka ziba zisaba kugira ngo abo zireba, ba nyiri igihugu ubwabo babigiremo uruhare. Nagumye kubereka yuko igihe twifuza tuvuga ngo turashaka demokarasi, bamwe bakayumva ko ari uburyo bwo kugira amashyaka menshi, ubwisanzure, buri wese agatangira aho atangira ibitekerezo, ariko kugira aho utangira ibitekerezo ntabwo ari ngombwa ko bigomba kuba ari mu mashyaka. Ibitekerezo bifite gutangwa mu bwisanzure, ahubwo ibyo bitekerezo bikazamuka bigenda bigana mu zindi nzego ziba zibishinzwe, kugira ngo noneho zinoze umushinga wamaze gutegurwa neza, wavuye muri bya bitekerezo byatanzwe na buri wese na ba rubanda. Ubwo none ibyo bitekerezo igihe byamaze guhurira, byamaze umushinga ukuzwe, ubwo noneho hakagira abashinzwe nabo kuyobora imishinga, nabo bari aho ngaho. Nizo mpamvu muri za nzego eshatu nabonye kubereka inzego eshatu n'ubundi mubona ziri hose. Izo nzego eshatu: urwego nshingamategeko, nyubahirizategeko, n'urw'ubutabera, justice. Izo nzego uko ari eshatu ziba zigomba kuba ari inkingi zikomeye, inkingi zitajegajega, inkingi ku buryo yose ikorera mu mwanya wayo, ntawe uyije kwivangira, ahubwo buri nkingi yose igakora mu bwisanzure bwayo. Iwo ni wo mushinga wa wundi Imana nayo nyir'urema, Imana yacu, umuremyi wacu, nayo muri iyo gahunda yashaka kugira ngo abantu babe bashobora kubana neza. Muri uko kubana neza niho ndagiye mbibutsa amwe mu mategeko cyangwa se amabwiriza hatubwira ngo itwereka ko icyo kintu, igihe imibanire yacu yaba irimo ikintu kidutandukanya,
ni ukuvuga ngo uburyo njye na mugenzi wanjye twegeranye hashobora kuba hazamo ikintu cyatuma tutagenda mu nzira imwe, tutashaka gukorera hamwe. Icyo kintu nicyo kigomba kwirindwa, kuko icyo kintu kiba kigiye kuzambya ubumwe bukeneye. Noneho rero twebwe nko mu bibazo byacu twisanganiwe tumazemo imyaka myinshi, aho noneho urukundo rwamaze gukonja, cyangwa se si no gukonja gusa, ahubwo nta rugihari, nta rugihari. Aho buri wese noneho aba ari gushaka kureba inyungu ze gusa, aho buri wese aba ashaka kuvuga ati ni iki nakora kugira ngo ntware iby'uyu nguyu, cyangwa se nanjye nabaho ko nanjye nta mikoro mfite. Iyo abantu rero bari gukora mu buryo nk'ubwo, umuntu akaba yumva ko kugira ngo abeho ari uko yagombye kuba twebwe abandi, murumva ko ibyo bintu biba bigiye gutera ikibazo gikomeye. Ibyo rero iyo turebye igihugu uko kimeze mu gihe ubu ngubu, uko abantu bamerewe nabi, haba ari mu buryo bw'ubukungu ntabwo, haba ari uburyo bw'imibanire nanone iyo yarangiritse cyane. Hakurikiraho ko hari bamwe bari mu gihugu imbere, hari n'abandi bari hanze, abo bose nta hantu bahurira, ntaho. Ibibazo noneho byadukururiye akaga, kugeza uko tukaba tutabibona kimwe, tutabyumva kimwe. Ni gute rero twashobora kubona igisubizo kimwe? Ni gute twakubaka twashusheho ibyo bisubizo byakemura ibyo bibazo, no tukazamuka tukubaka inzego zatuma ibyo bigenda mu buryo tutarabinoze kimwe? Hari icyo rero nababwiye ko ubutegetsi buba bugomba kuba ubwa rubanda. Ubutegetsi muri ibyo rero berekana ko ubutegetsi bugomba kuba mu maboko ya rubanda, ndetse n'ibyo batubwira bya demokarasi. Demokarasi ni le pouvoir du peuple pour le peuple. Abategetsi bukaba ari ubw'abaturage. Abaturage nibo bareba ayo mategeko azabagenga mu mibanire yabo. Iyo mibanire yabo ni ukuvuga ngo bari kureba ikintu gituma ubwo bumwe bwabo burushaho kugenda neza. Ayo mategeko yamaze kujyaho, niyo noneho aba ashobora kujyana n'ibyifuzo bya rubanda. Muri ibyo byifuzo bya rubanda hakaba hariho noneho za ntumwa za rubanda, ziba zigomba kugira zite, ziba zigomba gufata ibyo bitekerezo, ibyo byifuzo, bakabishyira mu buryo, bakabihindura mu buryo bishobora kubamo amategeko, kuko ni ibintu byumvikanyweho. Ayo mategeko akaba ari yagiye kugenga imibanire n'imikorere yabo, izafasha abo bose mu mibereho yabo ya buri munsi no mu gutera imbere. Ibyo byose bikaba noneho hariho bashobora gushyiraho noneho n'abazabishyira mu bikorwa. Abazabishyira mu bikorwa, ubwo nagira ngo dutere amaso nanone kuri za nkingi eshatu, cyangwa se izo nzego eshatu zitajegajega: urwubahiriza urushinga amategeko, aribo izo ntumwa za rubanda. Izo ntumwa za rubanda ni ukuvuga ngo zafasha bya bitekerezo bya rubanda, zigiye kubikora mu buryo noneho nk'abatekinisiye, nk'abantu bazi kubishyira muri gahunda nyayo, bakabishyira kuri gahunda, no kubishyira kuri gahunda bakabihereza abagomba kubyubahiriza. Bagomba kubona babandi nanone nababwiye inkingi yohereza amategeko, la haute autorité de la fonction publique, ariyo tubabwira ko ubwo ariyo presidence yaba igomba kureberaho. Niyo presidence ni presidence yabishinzwe, iyo la haute autorité de la fonction publique. Akaba noneho la justice, cyangwa se ubutabera, nabwo akaba hari la haute autorité de la magistrature. Iyo haute autorité de la magistrature ikaba igomba kureba uko ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa, aharenganywa hakarenganurwa, ba bandi nanone bashyizeho umushinga bakaba bavuga bati
mwarebye neza kuko ni ukuvuga ngo ba bandi rubanda bo buri wese n'ubundi bari mu mirimo yindi, ariko we yatanze ibitekerezo. Ibyo bitekerezo hari abashinzwe kubyiga, noneho bakabishyikiriza, bakagira uburyo byose bigenda bishyikirizwa, noneho bikashyirwa mu bikorwa. Niba bishyize mu bikorwa, hari abagomba kureba n'ibyo bintu uko byakurikijwe, uko byateguwe. Ni ukuvuga ngo hari tubifashe mu buryo bw'umushinga, ni ukuvuga ngo hari ibitekerezo byaje bizubaka umushinga, hari abagiye kunonosora uwo mushinga, umushinga ujya umaze kunonosorwa, noneho hari n'abandi bagiye kuwushyira mu bikorwa, abagiye kuwushyira mu bikorwa. Noneho hari n'abandi nanone bashobora kuzajya bashobora kureba bati mbese ko byakozwe uko bikwiriye. Abo bashyira mu bikorwa nyendera haute autorité de la fonction publique, abo ngabo ba nyiri kwiga umushinga, ba nyiri kuzamura gushyikirizwa ibibazo no ibyifuzo no kubishyira mu mushinga, abo ngabo ni ba bandi za ntumwa za rubanda, les parlementaires. Urumva ko ibyo bintu biramutse bigiye mu buryo nk'ubwo ngubwo, ntabwo haba akarengane ako ari ko kose. Narababwiraga n'ubushize, nimurebe niba ubu ngubu ibintu nk'ibyo ngibyo biramutse bikozwe nk'ubu, ni bangahe barekurwa muri za gereza bafungiwe kuko bavuze bati ibitekerezo ibi n'ibi n'ibi, batanze ibyifuzo ibi n'ibi. Ni bangahe bagiye bajya mu nzu z'imbohe nk'ubu kandi bazira gutanga ibitekerezo gusa. Ibyo rero nibyo babwira nti ni ikintu tuba tugomba gutekereza, kuvuga ngo igihugu cyiza twifuza, aho heza, aho ejo heza twifuza hagomba kuba hameze hati. Bityo igihe ibitekerezo byahurira muri uwo mushinga, abari ubu ngubu bageze ku rugero rwabo, navuga ngo bamaze kugera mu gihe bakuze, bafite experience nini, abafite rwose no kugeza bakunganira umushinga ugakorwa neza. Abo bakiri batoya nabo bakazigenda barivuga bati dore ko bya bintu za nkingi zubatswe ngizi, dore uko inzego zubatse wa mushinga, dore uko umeze, nabo bakagenda bawongeraho ibindi kandi bakagenda bashyiramo izo mbaraga zabo. Ndetse bazasigaye n'abandi noneho abazaza bari batoya nanone nabo bakazaza nanone bongera basanga ibintu biri mu buryo. Ni ukuvuga ngo ibintu byamaze biri mu buryo biri kugenda birushaho kugenda bigana imbere. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo bimeze bityo, nta cyazarogoye ibyo bintu kuko ni umushinga. Nizo mpamvu bene data, niyo mpamvu inshuti bakundwa muri buhande bitandukanye, nyangamugayo mwe muri aho, nk'uko nabo bakunze kubabwira bavuga nti ibyo ngibyo Imana dusaba muri uwo mushinga wayo, kuko niyo yiremye yaturemye twikira kuri iyi kandi ishaka ifite itwitezaho yuko tugirana imibanire myiza, ko dukundana nk'uko buri wese yikunda, agakunda mugenzi we. Ibyo yifuza ko bamugira n'akabigirira abandi, akabera mugenzi we inyunganizi. Ayo magambo numva basubira mu mirongo narayibaye. Ikindi tukumva ko noneho babandi bafite ikibazo cy'imikorere cy'utubazo bwabivutse, hari amategeko abari aho ngaho agomba kubona none gusubiza abantu mu buryo. Ayo mategeko akurikizwa, ntawe abongamiye, kubera ko ayo mategeko nitwe twarayumvikaneho. Ariko sinzi ubu ngubu niba hari aho twaba tubifite mu mategeko y'uko hari aho umuntu bajya bari bakubitwa nk'uragiye gukubita amatungo ariko ni imyaka bagira ate, nta bundi buryo bundi wayabwira. Gukubita umuntu ngo watwaye agataro, gukubita umuntu ngo ibyo ngibyo ntaho. Sinzi niba hari itegeko rishobora kuba ryemeza ibyo bintu. Niba ntari kuki bikorwa, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibyo ushaka ko bagukorera nawe bari byo ukorera abandi, kandi ubere mugenzi wawe inyunganizi, umufashe kurushaho kujya mbere. Aho ufite ibibazo umwegere. Ngira ngo ndi kwisubiramo ibyo nababwiye, ariko ndagira ngo none ngaruke
mfate iminota nk'imiki cyane ngaruke kuri iyi shusho yo kugira ngo none nsindagire akantu ndagaruka gusa nshatse kugira ngo nsindagire niko kangaruye. Icyo kintu nababwiye yuko igihugu ni agahugu agahugu kacu ni agahugu gatoya, ariko tugafate mu ishusho kuvuga ngo ni agahugu gatoya kagizwe n'uduhugu dutoya mu byo dushaka ko mu byo twaba dukeneye kubaka. Ni ako gahugu gatoya kakagirwa n'utundi duhugu dutoya. Iyo mvugo nagira ngo murusheho kubyumva gutya, ni ukuvuga ngo ibikenewe mu gihugu kingana cyose bibe byongera bigaragare nanone muri hantu hatoya. nayo niho nabwiye bishobora kuba twakwita ngo ni zone autonome de development, cyangwa ahantu hashobora kuboneka ibikorwa byose by'amajyambere. Ni ukuvuga ngo ibyo byose inzego zose ibikorwa remezo byose byangombwa bikaba bishobora kuboneka hose, ku buryo ba baturage aho bari hose n'ibyo byose babibona batagombye kujya kubishakira kure cyane. Kandi icyo gihe icyo nababwiraga gifasha cyo bigiye gufasha ni uko abo bantu noneho nabo aho habo batoya bari guhurira kuri aho byo nakunze kuvuga ngo ko hagombye nabyo kubitekerezo ngo nsanga hari cyandi kintu none bajya batubwira ngo komine ayo twibukira ngo bahungiye kuri komini, ariko mu gifaransa batubwira ngo komine ini vi komine, ubuzima rusange muhuriyeho mwese, ibibahuje mwese, ibintu bikibahuje aho ngaho. Nizo mpamvu bafataga nk'ubwo buyobozi bahagarara bafashe amasegiteri angahe bakayahuza. Ayo masegiteri yabaga yagizwe na za maserire, amaserire yagizwe na za nyumba kumi, izo nzu 10, nyumba 10, inzu 10 cyangwa se imiryango 10. Iyo miryango 10 ni ukuvuga ngo abantu batuye hanaha kuri gakondo yabo, za gakondo zinga zizegeranye 10 zikabyara izo nyumba 10, bafite ubutaka bwabo bwaho ngaho. Ibyo ni ukuvuga ngo ni ibintu binabahuje, baba bashobora kuba bagira ikintu bareba n'ikintu bashobora kuba bahurira aho ngaho. Niba none tugarutse kuri iyo ngiyo, icyo twitaga komine, ubuzima rusange bwanyu, ubuzima bwanyu ngaho muhuriyeho bwanyu, mukaba mugomba kubusigasira, mukaba muzi ko amakiro n'amakene mwagira aho ngaho ari ibyanyu mwese mubihuriyeho. Ibyo bintu noneho icyo mbabwira icyo bigiye kudufasha ni uko bigiye gutuma turushaho kugirana ubumwe bw'uko duhuriye ku mishinga yacu twayikoze aho ngaho. Birumvikana ko tuba twatewemo n'inkunga nyine n'ubuyobozi buba bufite, ariko nibura twibitekerezo ibyo dushaka kubaka, ibyo dushaka kugeraho, ibyo bitekerezo na ba bandi noneho bafite ibitekerezo nshatse kubuza na kibazo cy'amashyaka, ni ukuvuga ngo ba bandi bafite ibitekerezo babitangira muri ubwo buzima nk'ubwo ngubwo. None ibyo bitekerezo bikigwaho, bikareba cyaba byemejwe, ibyo bikajya mu mushinga wabyo ugomba kubihuriza hamwe, kubona ibitekerezo biri gutangwa bigahurizwa mu mushinga. Uwo mushinga noneho ukaba bigenda. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo hagiye kuba mwavuga ngo twebwe turaha n'aha cyangwa abandi turanaha. Nabahaye urugero ndavuga nti nimurebe noneho ibyo bintu iyo tujye kureba hano mu mahanga hirya hino hose n'ahandi hose biri ibintu by'amashyaka, dore ikibazo kivuka. none nabahaye urugero ndavuga nti niba umuntu ishyaka rimwe rivuze ngo riratsinze kandi ritsinze rifite amajwi 52, ni ukuvuga ngo hari abandi 48 batari kumwe naho 52. Abo 52 icyo bagiye gukora, bagiye gushyira porogaramu, gahunda yabo mu bikorwa, ariko abandi 48 bo ntabwo babishyigikiye. Niba batabishyigikiye bashaka kubirwanya
cyangwa se bakigira ngo cyangwa se ntibagire uruhare babikoramo byo kugira ngo birusheho kujya mbere. Gusa ni ukuvuga ngo niba wabona afashe iyo manda yenda y'imyaka 10, yenda ku imyaka 5, kandi yenda no gutakaza yenda akazongera yo ashobora kongera agatsinda amatora kuri gihe akagera 55 n'icyo gihe, cyangwa se akagera 51, 49 bakaba bari kumurwanya. Murumva iyo mikorere yakubaka ubwo bumwe gute? None tubire mu kibazo cyacu, mu kibazo cyacu twifitiye ubwacu ibyenda urakabigerageza mu bihugu bifite bidafite ibibazo nk'iby'iwacu. None twebwe turebe ibibazo by'iwacu, turebe ibibazo byacu ukuntu bituremereye. Ugiye gushyiramo amashyaka mu bibazo nka biriya, none biragenda biti abari bake. Ubu dukeneye ikintu cyo kuvuga ngo ni gute twasa n'imitima y'abantu bamaze imyaka 30 n'ingahe, na mbere ho yaho yenda harashoboka n'abandi bari bafite ibikomere yenda ntaho byashoboka, yenda bakamaze iyo kirengaho. Ubwo bumwe buzongera kubakwa bute? Kubera ko twongeye gusubira muri za gakondo zacu. Aho narindi niba naho ndi hari mu mahanga n'undi wasigaye hariya n'abandi, ibyo ndavuga niyo mpamvu nabwiraga nti abo bantu iyo baramutse bongeye bagahura iwabo hari kuri za gakondo z'iwabo, ndetse bamwe bashaka gusanga bari guhana imbibi, bakumva ko akaga twahuye nako katari karigeze kabaho na rimwe, ako kaga twahuye nako tukanda ukaga kakaba karabaye ku kagambane k'inkozi z'ibibi zikuri iyi si, tukaba tubona ko twarenganye. Ibyo mbese murabona bitagombye kuba umurunga wo kudufasha, umurunga wadufasha kumva ko tugomba kubana hamwe. Niyo twaba dufite ibindi dupfa bindi byose, ibyo byose byajya ku ruhande, kubera ko turi kubona ko turi mu kaga. Ako kaga kugira ngo tugasohokemo, hazaba icyo kintu cyo gushyira hamwe, cyo guhuriza hamwe imbaraga zacu zo kugira ngo turebe ko twasohoka muri ako kaga. Gupfa no gukira turabisangiye, twarahemukiranye kubwo ubwenge bukeya batushoye mu ntambara turamuranye, ariko tumaze kubona ko ahubwo kari akagambane. Icyo gihe ndibwira ko uwaba yarabigizemo uruhare arenganya mugenzi we, uwaba yarabigizemo uruhare akora ibibi, icyo gihe aba agomba kumva ko ageze igihe cyo kwigaya kugira ngo yegere babana. Ibyo rero ntabwo yabikora atabikoreye hahandi aho atuye, cyangwa se hahandi n'ubundi mu bayabanye nabo, kugira ngo nibura abo bantu ubwabo bari hamwe bongere bagirane icyizere. Niho nababwiraga nti noneho bandi nabo bari mu mahanga hirya hino, nabo bacyo gihe baraza bakabafasha, bakabafata mu mugongo, cyangwa se no kuvuga ngo bari kubakomeza kugira ngo icyo kintu gishobora kubakwa koko nyabyo. Nuko abantu nabo ubwabo nabo bakizeho akabo, bakagenda nabo bakabegera bandi bakomeretse n'abafite ibikomere, nabo bakubona ko nabo koko bashyigikiwe, bakabona ko noneho bidashoboka ko ntawe ushobora kuzajya kujya afata inkoni ngo bakubite uko yishakiye.